muri mwe nta wigeze wumva umugani w'intare n'inkende. Inkende ziba indyarya cyane mu rukundo, nayo intare iba tresireye, iba nyine seriye cyane mu rukundo. Yatanze urugero avuga ati uzatera inkende y'ingore ibuye uzabona uburyo y'ingabo iziruka, ngaho uzabigerageze no ku ntare urebe uburyo y'ingabo izarengera ingore. Icyo gihe rero yita ko iyifayitingira and then ikayirengera. Aha rero icyo yarashatse kumvikanisha nta kindi nuko wenda ibihe byiza hamwe mukurikiye Wakanda Daily Official. Mu minsi ishize twabagejejeho amafoto ya timu ya MIE yari yagiye gusura Famille ya Vestine ndetse na Idriss. Mu kubasura rero ni ibintu byishimiwe n'abantu benshi, harimo timu yose nyine abashinzwe photograph editing, murabizi igizwe na ba Chris Easy, ba Traore, hari n'abandi benshi cyane. Muri abo rero muri timu yari yagiye gusura Vestine na Idriss hari hagaragayemo umusaza wa Vestine, ari nawe muto nyine ni bucuri wabo. So mu gukomeza rero kwishimira amafoto, ariko murabizi nyine abantu bamwe barabyishimira ariko abandi hari abo bidashimisha. Muri urwo rwego rero hari comment nabonye kabisa ndavuga ati izi comment ubundi waza kuzibasomera ni mu gihe nari uploadinze ifoto ku rukuta rwa Facebook rwacu nyine dukoresha. So comment zabaye nyinshi ariko ndagira ngo twirebere comment nk'imwe nabonye nanjye ndavuga ati iyi comment kabisa ngomba kuyibabwira. Gusa mbere yuko nyibabwira icyari cyatumye rero bayandika cyangwa se yandika iyi comment, n'abantu batangiye bavuga ati na n'ubu Idriss ntago araseka. Bakomeje kwibaza bati Idriss ntago araseka, twamubonye muri mu bukwe bwose ntago yigeze amwenyura, ndetse n'amafoto menshi twagiye tubona ntago yigeze aseka. Gusa rero amakomenti yari menshi nkuko muri kuyabona, ndaza kuyasigamo ikiganiro nikirangira mugende muyasoma. Ariko hari umuntu bita Celestin Bisengo yagize ngo ariko ko numva mu mushinja kudaseka, muri mwe nta wigeze wumva umugani w'intare n'inkende. Inkende ziba indyarya cyane mu rukundo, nayo intare iba tresireye, iba nyine seriye cyane mu rukundo. Yatanze urugero avuga ati uzatera inkende y'ingore ibuye uzabona uburyo y'ingabo iziruka, ngaho uzabigerageze no ku ntare urebe uburyo y'ingabo izarengera ingore. Icyo gihe rero yita ko iyifayitingira and then ikayirengera. Aha rero icyo yarashatse kumvikanisha nta kindi nuko wenda umugabo udaseka rero aba ashobora kumurengera kurenza ba bandi baseka se, hari n'igihe usanga bari kubeshya. Ndaza rero nanjye gusubiza comment rero zigenda zivuga ati kuki adaseka, ngo ni ukubera iki, ngo ni ukuyihe mpamvu. Nanjye nahita kungutera ino comment. Iyi comment yankumyenge byatari. Gusa rero niba ari ubwa mbere rero wisanze kuri muyoboro wacu nyine wa Wakanda Daily Official, nagusaba gukanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kwibanira umunsi ku wundi. Gusa reka dusige mu zino comment ubundi tuzisome. Ni munyemerero dutangire kuri iyi comment y'uyu witwa